Imana yacu ishimwe cyane. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Haravuga ngo urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 2 umurongo wa 6 tugeze ku murongo wa 7. Haravuga ngo nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, abe ariko mugendera muri we, mushoreye imizi muri we kandi mwubatswe muri we, mukomejwe no kwizera nk'uko mwigishijwe, mufite ishimwe ryinshi risesekaye. Imana yacu ni ishimwe cyane. Pawulo yandikiye Abakolosayi mu gice cya mbere yavuze ishimwe yari afite, ashimira Imana, kwizera n'urukundo Imana yahaye Abakolosayi. Ageze rero hariya muri biriya bice 2 avuga imbuzi ku byerekeye inyigisho z'ibinyoma. Hanyuma ageze rero kuri uriya murongo wa 6 avuze aya magambo tumaze gusoma. Aravuga ngo nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, abe ariko mugendera muri we. Niryo jambo rya mbere nifuje ko tuganira, kugendera muri Yesu. Ni gute umuntu yagendera muri Yesu? Ni gute mbega umuntu yavuga ngo jyewe ngendera muri Yesu? Na Yesu ubwe yabireba akabona kugendera muri Yesu, n'abandi bakureba bakabona kugendera muri Yesu. Kugendera muri Yesu rero si ikindi, si ukundi. Kugendera muri Yesu ni ugukora ibyo Yesu ashaka. Niba Yesu adutegeka gukora ibi, nibyo dukwiriye gukora. Yadutegeka gukora biriya, ibyo ngibyo akaba ari byo dukora. Ibyo nibyo bita kugendera muri Yesu. Mbega bivuze ngo Yesu aba ari muri wowe, nawe ukaba uri muri we. Ibyo bigatuma rero ugenza ute? Ibyo bigatuma umugenderamo. Imana yacu ni ishimwe cyane. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Kugendera muri Yesu ni ugukora ibyo Yesu ashaka, ni ukugenda nk'uko Yesu ashaka ko tugenda. Umuntu ntiyigire ikirara, umuntu ntiyigire ikigenge, umuntu ngo yumve yazanye za logike, ngo yumve ngo ibyo ari byo byose nubwo byanditse bitya ngo jyewe ndumva ahubwo bikwiriye kugenda bitya. Oya, mu Mana ibyo ngibyo ntabibamo. Ubundi hari amagambo akoreshwa ku isi, habamo ijambo ryitwa demokarasi. Demokarasi ku isi ni aho bareba iyo mwakoze nk'inama cyangwa se iyo hari nk'umuntu mugiye gutora. Muri demokarasi abantu baravuga ngo aho abantu benshi bemeye, abantu benshi iyo bazamuye ibiganza, nubwo ibyo baba bazamuye ibiganza bitaba ari byo, icyo gihe kuko nibyo benshi bemeje, nibyo abantu bafata. Ariko mu Mana, Imana ntishaka ko tureba ibyo abantu benshi, kuko Imana ikureba nkawe, nanjye Imana ikandeba nkanjye. Ni ukuvuga ngo rero nta n'umuntu wavuga ngo ibi nabikoze kubera kuko nabonye abandi benshi babikora, ngo ibyo biri butume Imana ikwihanganira. Oya, Imana wowe ikureba ku giti cyawe, jyewe Imana indeba ku giti cyanjye. Imana ihana umuntu ishingiye ku byo yakoze. Ntabwo jyewe Imana yampanira ibyo abandi bakoze, Imana impanira ibyo jyewe ubwanjye nakoze. Ibyo yambwiye gukora, iyo nabikoze, Imana ishimwe. Iyo ntabikoze, Imana igenza ite? Imana irabimpanira. Uko niko kugendera muri Yesu. Nuko rero nk'uko mwakiriye Yesu Kristo umwami wacu, abe ariko mugendera muri we. Niryo jambo rya mbere tuvuze. Ijambo rya kabiri aravuga ngo kandi mushoreye imizi muri we. Tumugenderemo ariko kandi dushorere imizi muri we. Bibiliya itubwira muri Zaburi, itubwira igiti cyatewe hafi y'umugezi. Igiti cyatewe hafi y'umugezi biravuga ngo ibibabi byacyo ntibyuma. Ngo kubera iki bituma? Kubera kuko ngo imizi y'icyo giti ngo yaramanutse ijya mu mugezi. Igiti rero gitungwa n'amazi. Kubera ko imizi yamanutse ikajya mu mazi, niyo amapfa yacana, kubera kuko igiti cyegereye umugezi, niyo umugezi ukamye, aho umugezi uri hakomeza kuba ububobere, hakomeza koroha. Imana yacu ni ishimwe cyane. Rero icyo giti cyatewe hafi y'umugezi, imizi ikamanuka ikajya muri wa mugezi, ntigishobora kuma niyo amapfa yacana, kubera kuko kiba cyaravomye amazi menshi. Natwe rero Imana iratubwira, ijambo ry'Imana rikatubwira ngo natwe rero ngo ubwo
twakiriye Yesu Kristo, Yesu umwami wacu, aba ariko ijambo rya mbere tugendera muri we, ijambo rya kabiri ngo dushoreye imizi muri we. Imana yacu nishimwe cyane. Dukwiriye gushora imizi yacu, ni ukuvuga ngo ibyiringiro byacu byose bikaba mu Mana, imitekerereze yacu yose ikaba mu Mana, tukirinda ikibi n'igisa n'ikibi cyose, kugira ngo Imana yacu ibashe kutwemera, Imana yacu ibashe kudukunda. Gushorera imizi rero muri Kristo ni ukugira gute? Gushorera imizi muri Kristo ni igihe dukunda ijambo ryayo, ni igihe dukunda gusenga, ni igihe tugira kwizera yuko Imana yacu ari Imana ishobora byose. Icyo gihe nibwo tuba dushorera imizi muri Kristo. Uko upfukama usenga niko imizi yawe ikura, uko usoma ijambo ry'Imana niko imizi yawe ikura, uko ugerageza gukora ibyiza niko imizi yawe igenda ikura. Igakurira rero hehe? Igakurira muri Yesu. Iyo imizi yawe rero yakuriye muri Yesu, ibintu byose bigenda neza. Iyo imizi yawe yakuriye muri Yesu, ugira amahoro muri wowe mu mutima. Iyo imizi yawe yakuriye muri Yesu, uha amahoro abandi. Iyo imizi yawe yakuriye muri Yesu